abakunzi n'abafana bayo bayita ikipe y'Imana, bayita ikipe y'Abanyarwanda, bayita gikundiro cyahebuje bose, bayita Murera cyane. Iyo batsinda baragira bati iyi mubona bayita Rayon. Rayon Sport ubwayo ni nk'idini buri wese abamo kuva agize ubwenge kugeza ashaje. Abafana bayo barahiriye kuyikurikira aho izajya hose ku buryo yiswe kimaranzara ku yandi makipe. Ibyo izabibwirwa n'uko yakinnye hose stade iba yakubise ikuzura, bigatuma amakipe yakiriye ibona amafaranga menshi. Mu ndirimbo zamamaye zaririmbwe n'abahanzi batandukanye zarimbuye ikipe zirimo Mbabarira ya Remuku, Abareyo ya Sensire International Hit, yitwa Rayon Sport yacu ariko benshi bita Murera y'ingangare. Bakunda Rayon ya Byumvuhore Jean Baptista, Abareyo ya Kwinca n'abandi batandukanye bayivuza ibigwi mu mirongo y'indirimbo zitigeze ziva mu matwi n'imitima y'Abareyo. Yararirimbwe koko. Ariko abafana ba Rayon Sport mu ndirimbo zabo ubwabo bazanye indirimbo bise Murera bati umwana utazi koga Murera we, bayikunda kuruta Byinshi. Rayon Sport iyi ni izina ry'igihangange, ni kimwe mu bigo bimaze imyaka myinshi mu Rwanda. Iyi Rayon Sport ni umuryango utegamiye kuri leta ariko ufite ikipe y'umupira w'amaguru, ndetse mu ndirimbo n'imbyino zinogeye amatwi bisa naho Rayon Sport ari igisobanuro cy'umupira w'u Rwanda. Bivuga ko ari ifite abafana n'abakunzi benshi kuruta ayandi makipe mu Rwanda. Uzatinye Rayon, abakunzi bayo by'indani bakubwira ko ubureyo buvukanwa, ngo ubureyo buravukanwa, ngo ubureyo bushobora kuba buhererekanwa mu maraso, umubyeyi akabuha umwana we bugahererekanwa gutyo ibisekuru ku bisekuru. Hari umufana wayo mperutse guhura nawe arambwira ati Imana ni imwe, idini naryo ni rimwe n'Ikiliziya Gatolika, ariko kandi ikipe y'umupira w'amaguru nayo ni imwe, ni Rayon Sport. We nukabyizera. Uretse kuba ari ikipe y'igihangange n'abafana bayo nabo ubuhangange bwinshi. Bivuga ko ariyo kipe ya mbere mu Rwanda ifite abafana benshi. Umurindi wabo n'uburyo bafanamo nabyo birihariye cyane. Buri mukunzi w'umupira w'amaguru wese azi ndetse anakunda uburyo abakinnyi ba Rayon Sport n'abayobozi babo iyo bamaze kugarika amakipe birara muri stade bakajya kwishimana n'abakunzi babo. Muri iyi celebration y'agatangaza bamaze kwamara mu Rwanda. Niba uri umurero w'ukuri koko ntugende utagize ijambo wandika muri comment itaka ikipe wihebeye. Ariko tuvuye ku byo bafana nuko bataka ikipe yabo, Rayon Sport ni ijambo riremereye kandi rihambaye. Ubwo ni kimwe mu bigo by'ubucuruzi by'ubuhangange kimaze imyaka 60 mu Rwanda, kigaruye imitima ya benshi. Ntabwo nzi impamvu ifite abafana benshi, ariko icyo nzi nuko Abanyarwanda bayikunda ari benshi kandi mu ngeri zose, ku buryo hari n'abajya batebye bakavuga ko buri rugo rwo mu Rwanda wasanga umureyo mu igereranya rusange, ngo ndetse no mu isi aho waba uri hose ntushobora kumenya aho umureyo aturutse. Niyo utamubona ujya kubona ukabona umureyo ngo wakugezeho. Ariko si uretse gato, none si ikipe Rayon Sport mu myaka irenga 60 imaze ishinzwe yabayeho gute? Amateka yayo ni ayahe? Ni ibihe bikombe yatwaye? Ni ayahe amarushanwa yitabiriye? Ni bande bayiyoboye kuva yashingwa kugeza uyu munsi? Kubera iki gira abafana benshi kurusha andi makipe yose harimo rw'imisozi igihumbi? Reka tubiganireho, tuganire kuri Murera, Gikundiro, Isaro ry'Inyanza n'andi mazina menshi bayita. Niba kandi uri umureyo w'ukuri ntugire udakoze subscribe kuri iyi channel. Niba kandi utari n'umureyo ukaba ufana APR FC, Kiyovu, Mukura, Gasogi cyangwa indi kipe yariyo yose, nawe kanda kuri subscribe kugira ngo uzabacikane ibiganiro bitandukanye tubategura umunsi ku munsi. Ngiye wumva nitwa Dore 12 ngo hayi ikaze. Ikipe ya Rayon Sport yatangiye mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, nyumiza gutura i Kigali, yigaruye imitima ya benshi bayikunze ari bato kugeza ubu bashaje. Ikipe itsinda kenshi igatuma benshi babo bishimye. Kuva yabaho yahaye byinshi mu bayikunze ku buryo yirekura bidashoboka. Iratsinda abagabo bakarira, abagore bakabwira abagabo babo ko babakunda, ariko Rayon Sport izi imbere cyane. Ababyeyi n'abana nabo bakayifanira rimwe. Muri make Rayon Sport isa naho ari byose ku bafana abakunzi bayo. Ngaho noneho nyemerera wumviye inkuru y'ubuhangange bwa Rayon Sport. Inkuru ya Rayon Sport yatangiriye umujyi muto rwose wo mu Rwanda rwo mu 1965. Ni umujyi utari munini na gakeya, ariko muri ibyo bihe wari ubuhangange bwinshi kuko wari warigeze kuba umurwa mukuru w'u Rwanda, hashingiye ku ngoro y'umwami, ndetse ni naho umwami Yuhi wa gatatu Musinga ndetse n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahirwa wamusimbuye ku ngoma batuye igihe cyose. Wakwibaza utese igitekerezo cyo gushinga Rayon Sport cyavuye? Rayon Sport ni ikipe ikinira mu Rwanda, ikaba ari imwe mu makipe akomeye muri shampiyona y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo igitekerezo cyo gushinga Rayon Sport
cyatangiye kuva mu ntangiriro z'umwaka w'1960 nyuma yo kunozwa neza ishingwa mu mwaka w'1964 ishingiye mu cyahoze ari komine Nyabisindu muri prefecture ya Butare. Ubu ni mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. Rayon Sport yaje kubona ubuzima gatozi mu mwaka w'1968. Rayon Sport yabaye ikipe ya mbere igeze mu matsinda mu mikino nyafurika hari mu mwaka wa 2018. Niyo kipe yo mu Rwanda yaciye agahigo ko kugera mu matsinda bwa mbere. Ushobora kuba uri kwibaza uti se izina Rayon Sport ryavuye? Izina Rayon Sport ni izina ikipe yahawe n'umupadiri w'umuzungu wayoboraga ishuri rya Kristo Umwami ry'i Nyanza. Ariko ku izina yahawe na Murego Donate we washinze ikipe hari nyuma y'impinduramatwara mu mwaka w'1961 ubwo havanwaga ingoma ya cyami hagashyirwaho repubulika, ari nabwo hatangiraga gushingwa amakipe ashingiye kuri za komine nka komine Kiyovu muri Kigali na komine Nyabisindu ndetse n'izindi. Gusa abatuye Nyabisindu ntibigeze biyumvamo ikipe kuko bakundaga ikipe y'amaregure y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ibi byatumye ari perezida w'urukiko rw'ikirenga rwari Nyanza Murego Donate ashinga ikipe idashingiye kuri komine ayita Imirasire, ariyo yaje kwitwa Rayon Sport. Ubundi izina Rayon Sport riva ku magambo abiri y'igifaransa Rayon ari ryo rivuga umurasire ndetse na sport. Ngayo nguko rero ngicamake y'amateka ya Rayon Sport. Natwe ikiganiro cy'uyu munsi mushimira ko babanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.